ugapfa utakaza urukundo wakunda gumana washaka gusubira mu mahoro mbera abana bawe bishime. Bashuhuje mwese mukomeze kumererwa neza aho muherereye hose, mufite impagarike n'ubugingo. Hanyuma bafite ibibazo, abahuye n'ingorane zigiye zitandukanye, mwisunge Nyagasani kuko niwe ushobora byose. Padiri Obardi yavuze ijambo rikomeye ngo iyo ukingiranye umutima Yezu ntashobora kuwinjiramo, bisaba ko ukingura kugira ngo Yezu yinjire. Obardi yaravuze ngo uriya witotombera Imana akavuga ngo Mana wanjijije iki, abiterwa nuko arangaye. Asubije amaso inyuma yabona ibintu byinshi Imana yamukoreye akwiriye gushimira, kandi uko ushimira kurushaho niko urushaho kugirirwa ubuntu. Mu magambo Padiri Obardi yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri aya ngaya, yaravuze ngo hariho imfunguzo eshanu zifungura umutima. Urufunguzo rwa mbere ni ukwemera, urwa kabiri ni ukubabarira, ubwo ni ugusaba imbabazi no gutanga imbabazi, urwa gatatu ni ukwirukana shitani, urwa kane ni ugufata ibyemezo by'ubuzima bushya, urwa gatanu ni ukwakira Yezu mu mutima wawe. Amakuru nayo abategura uyu munsi nahanganya soreje ari kumwe n'umutesi Betty. Channel ye ni yayindi Ami TV. Bye bye.